uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri no nimero 0788 93 24 14. Rob's Meadows Villa Apartment niwajura igisubizo. Niba icyo gihe leta ari tarakanguka ngavuga iti ako nabwo yakunda kubikora leta ikavuga ngo ikabangamira ibiva muri rucuru. Kimwe nuko nayo Ventura wenda ifite uburyo itabuza uburyo yavebaga ibiva mu side ya leta. Ariko mu Ventura iri kwirevo kuvuga ngo nta kibazo, twebwe ubundi twemeraga ko abantu banyu baza tukabyemera, nabo ntibazongera kudukandagirira ku butaka. Wavuga ko kiriya gihugu nubwo bakoresha izina ribita balkanization, ariko bavuga ko kiriya gihugu cya Kivu kiri nko ku kigero cya 80% kigenga, ntabwo yababeshye. Uzarebe n'abayobozi ba Loni basigaye bahaza, hari akaba nk'igihugu ni mu ndege zigurutse za Kenya yawe zikaguruka, zande zikaguruka zimeze nk'izifite ikibari cy'ahantu runaka, sha uzamenye ko kabaye. Ntabwo abantu bazongera gukorana na leta ya Kinshasa barimo kuryaryana. Urambwira ngo ari mu Ventura yo ko abinjira ibafiteho ubushobozi n'abasohoka, ikagira igipolisi n'igisirikare. Urambwira ngo mu Ventura urumva itarasize ntuze nta crise ya petroli mu gace mu Ventura yo bafite crise ya essence, ariko mu Burundi nta essence bafite, nabo bazagarukira mu Ventura kuko burya Burundi nta mahitamo bafite yandi. Nukubana n'izinyeshyamba bakabana nyine bakabana n'aba ariko bakabana n'ubundi diplomasi niba mu rukundo bakabana ku nyungu zabo. Yego. Ese mu Ventura izafata Karemi ifata kindi ifata iki igere ku birometero 400 y'umupaka wa Burundi bukomeze gukeza leta y'Kinshasa. Nisegure ku bantu bajya bibwira ko ndi umuntu uri anti neva. Tuye tunisegura mu bantu. Ye ntabwo ni anti neva. Neva binakora ni birimo imibare y'ibihugu. Yego. Ntabwo neva akora amanyanga ruta aya Museveni muri iyi ntambara ya Kongo. Wende ugiye kumbwira uti M23 se yabasha kwishyura arenga yo ngayo kuri neva kugira ngo neva mu nyungu ze akomeze, ariko nta giteka inyungu ari amafaranga abarika nubwo neva ari yahisemo, kuko n'ubundi kuba uyoboye Bujumbura ka capital economique y'igihugu udafite Uvira icyo kivunjanyo. Yego. Cyakwemera ubana n'uyoboya Uvira. M23 nifata Uvira neva nko kwezi kumwe amezi abiri azabahinduye ibitekerezo. Ntabwo neva yayoboka umuntu ku metero 2500 abona bari kuri metero 1. Ikibazo sende difite gikomeye na neva nyine umushyiramo, kandi ni ikibazo gikomeye mu karere k'ibiyaga bigana ikibazo ufata minenegwe. Ni ikibazo gusa hano biragorana isobanurira mpuzamahanga. Hari abakubwira bati kuki mwumva ko Uburundi bugomba kuba gufata role modeling kuri Kongo cyangwa n'ahandi. Ariko iyo turi kuri ibi ngibi ntabwo tuba tuvuga Burundi cyangwa tuvuga nk'iki n'iki. Tuba tuvuga icyo bita réalité de choses. Baba yatokora akava mu byose, nta n'ibintu binarenze, nta gikomeye kirimo. Yego. Nta kigoye kirimo, nyine abantu bumva bikaze ngo ntibakora kuri Nyamwinshi y'u Burundi ngo no bararangira. Sibo Nyamwinshi ya mbere yabirangiye. Izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga Inyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Goma AFSM 23 yatangaje ko umuntu ufite visa yo kwinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahawe na Kinshasa ko atemerewe kwinjira ku butaka bugenzurwa n'iri huriro batabanje gusaba ibindi byangombwa bishya. Yego. Byatangiwe na leta. Ntabwo ari urugamba rwatangijwe na M23. Yego. Byatangijwe na leta yumva ko itakwakira abantu bafite amadokima ariho ama stamp ya M23 M23, kandi byatangiye leta igambanira M23 ku bihugu nka Uganda n'u Burundi. Mu Burundi ho byaranakunze birakora. Nkeka ko rero ibyo M23 irimo gukora ni retaliation
ngiye niko mbibona nko kwihora ku byo leta yakoze yego yabanje ariko bamwe bakavuga batese Martin Fayulu aherutse kwandika igitabo muri no minsi nabonye barimo gipresenta kivuga ngo nibatareba neza ngo kongera bacika muri balkanisation yego koko urareba ugasanga Kongo irimo umututu uziyasama igihugu byanze bikunze kuko niba M23 itera kashi ku mipaka Direction Generale de Migration cyangwa se nabinjira n'abasohoka ababo DGM niko bayita bagira amantuza abbreviation menshi yego ariko byukuri mu mirwanire ya leta n'izinyeshyamba hakunze kugaragaramo ko ubundi guhagarika urujya n'uruza ntabwo byari bisanzwe na M23 itarafata Goma uzika amafuso yavanaga ibicuruzwa rucuru akazi Goma andi akavanga ibicuruzwa Goma akajya irucuru ubundi ubusanzwe ntabwo ibintu bisanzwe bizwi mu nyeshyamba mu bantu barwana kuba nyine habaho iyo va et vient y'ibintu bikenerwa aha cyangwa hariya rero noneho niba icyo gihe leta itarakanguka ngo ivuga iti ariko nabwo yakundaga kubikora leta ikavuga ngo ikabangamira ibiva muri rucuru kimwe nuko na M23 wenda ifite uburyo itabuza uburyo yavebaga ibiva mu side ya leta so babwe bakanavuga ko niba murasana mugatahana gahenge abahahirana bagahahirana mushatse iyo ntambara mukwiye kuyoroshya kuko ubwaje ibyo ngibyo bifite igisobanuro cyuko mumeze nk'abapfubusa ako ngasimbutse rero icyo gihe uzi ko M23 ifashe Goma aribwo leta yafungaga bank M23 igashyiraho kadeko kiriya kigega cyayo uzi ko leta yagiye ishaka nyine no kuvuga ngo ibihugu bizajya byakira urwo rujya n'uruza bizagira ikibazo Uganda isa nk'ifashe nyemiza kubirekura abarundi baracyabikomeje ntabwo wagiye Burundi ufite kashe ya AFC ngo bikunde n'iki byose ariko M23 iri kwirevo yo kuvuga ngo nta kibazo twebwe ubundi twemeraga ko abantu banyu baza tukabyemera nabo ntibazongera kudukandagirira ku butaka ubusanzwe leta na AFC M23 ikintu bagipfana ni nk'imirongo ya telefoni na frequency z'amaradiyo izo ngizo rwose rizicika isheni zabicitse kandi irebye imyitwarire ya M23 AFC n'imyitwarire ya leta kuvuga ko bazongera guhuza muri make kuvuga ko Kivu izongera kugendera ku mategeko ya Kinshasa biragoranye hano hantu hazavamo igihugu byanze bikunze kuko bamaze kugira igipolisi cyabo kandi nako ngira PNC nk'igipolisi cyayo bamaze kugira igisirikare cyabo cya RC M23 kandi nako ifite igisirikare cyayo cya FARDC ikifaranga kiracyarimo ikibazo imishahara leta yifungiye na caisse sociale n'ibindi byose na caisse d'épargne abantu bigoma en fait gufatwa kunda na leta ikubikiye amafaranga ubwabyo biravuga ngo buri hagize nka M23 ibonye amadolari menshi ikaza ikagura imigabane ya buri wese yari afite muri leta ikagura amafaranga leta ifitiye abaturage ikavuga ngo ntacyo twereka tuyabishyure turayaguze ubwo se urumva ishene tabicitse complètement hasigaye rero uburyo bwa telecommunication hasigaye uburyo bw'ingendo z'indege amakode yazo ni muri kimwe cyose reka turebe Goma ni yuzura indege zaguruka Goma zihawe amategeko nande radar ziyobora buri kimwe cyose kuko nazo zigenda kuri radio frequency n'iki byose ariko wavuga ko kiriya gihugu nubwo bakoresha izina ribita balkanisation ariko bavuga ko kiriya gihugu cya Kivu kiri nko ku kigero cya 80% kigenga ntabwo yababeshye uzarebe n'abayobozi ba Loni basigaye bahaza bakakirwa n'ama oneri yabo bintu kayitakaza yikandagira ni bafite Monisco nini urumva wenda itanakenewe cyane bahana imbibi n'ibihugu birenze ubundi M23 ihwanyije umubare n'ibihugu irusha Kongo irusha Burundi igihugu kimwe mu mubare mwinshi bihabehana imbibi Uburundi buhana imbibi na Tanzania bugahana imbibi na Kongo bugahana imbibi n'u Rwanda si ibihugu bitatu yego M23 ihana imbibi na Uganda igahana imbibi n'u Rwanda igahana imbibi n'u Burundi ikanahana imbibi na Kongo na Kongo Kinshasa ibyo nyine Kongo Kinshasa yakoze ngo nimuvana mukajya ngaha ntabwo tuzemera impapuro zanyu ugiye kumara abaturage M23 n'ibigenzura ndibuka nimbona oxygene nzamubaza ariko nigeze kumva bivuga mu kiganiro ishobora kuba itabuze miliyoni 15 z'abaturage iyobora urede urumva ishobora kurusha umubare w'abaturage n'u Rwanda Burundi igihugu ku kindi Central Africa ifite abaturage bataragera kuri miliyoni 5 kandi ruta ijya kungana na Kongo Gabon ntabwo bafite Benin ntabwo bafite aba n'abaturage kuri nombre y'abaturage ibihugu byinshi bya Afrika bidafite kandi bikomeye byigenga imyaka myinshi so M23 rero ndabona ikintu bura n'icyo ngicyo n'utuntu dukeya hari akaba nk'igihugu ni mu ndege zigurutse
za Kenya yawe zikaguruka zande zikaguruka zimeze nk'izifite ikibari cy'ahantu runaka sha uzamenye ko kabaye ntabwo bano bantu bazongera gukorana na leta ya Kinshasa barimo kuryaryana ntabwo tuzi imipaka yabo yagarukira niba izo kinduka isangane kareme bazifata birashoboka niba ramaka barwanye ariko bano bantu ntabwo bazongera kumva harimo mututu kugira ngo umutegetsi w'Kinshasa azongera gahamabwiriza umujyi wa Goma na Bukavu na Uvira even na Butembo bujya bayicungira hafi shabizagwana ndetse na Ituri nireba nabizagenderamo kandi amahanga ubona asa n'ayabyemeye ubushize twabikoze ikiganiro gabyibuke tuvuga kuri Palestine tuvuga ko M23 irusha ingredient d'independance Palestine kure yarayisize Palestine has no army has no national police urumva kandi nta control y'imipaka Palestine igira imipaka ya Palestine igenzurwa na Israel n'ikigo cy'imisoro n'icya Israel kigira gutya kikakusanya cyakuramo ingero zacu zigaheza Palestine ngo dore amafaranga ayari kwinjira muri Palestine byinjira n'ibisohoka polisi n'igisirikare byose mu kirere ku butaka no mazi birindwa n'igisirikare IDF cya Israel urumva none se niba nejo bundi amaforotira aya mato aturuka mu Burayi yaragiye kwinjira muri Gaza bikanga kandi Gaza ari igice cya Palestina byose bigengwa na Israel urambwira ngo ari mu 23 yo ko abinjira ibafiteho ubushobozi n'abasohoka ikagira igipolisi n'igisirikare urambwira ngo mu 23 urumva itarasize ntuze ubundi kugira ngo ugire ubwigenge ku isi bareba aspect zimwe na zimwe n'ibyo umaze kugeraho harimo no kumenya ngo hashize imyaka irenga 5 uyoboye abaturage umubare w'abaturage ungana gutya nta kintu kidasanzwe ku isi cyari cyabihererana ngo kibagirire nabi bakunanire ariko uri muri Kongo kure mu 23 yobora ndavuga uri ku muturage wa Kongo uri ku Mugande uri ku Munyakenya ndetse mu 23 rusha petrole nyinshi ubugande urumva bambe uburundi nta crise ya petrole mu gace mu 23 yobora bafite crise ya essence ariko mu Burundi nta essence bafite urumva so niba hari crisis zigirwa n'amaguverinoma akomeye muri aka karere nk'u Burundi bwigenza imyaka 40 M23 ikaba nta crise ifite muri ubwo buryo wazubabwira ngo kize ariko n'ikindi twavugaga muri Tanzania baguha ikibari cyo gutwara ibintu mu Rwanda ukomeza ugigoma ese Sandrine iyo ugarutse mu passport yawe haba imizihe kasha SAFC M23 yego uvuye Igoma uvuye Bukavu Uganda suko Kenya suko nguko none se amadelegation general ya migration yo muri ibyo bihugu yari yavuga ngo ibi ko turuzi mumeze nk'aho baba bavuye ahantu tutazi oya none se abantu bavuye muri region yo Rwanda na Shabab leta yarabyemera oya ayo leta yagenda byemera n'impamvu ibihugu byashimye guha ikiganza mu 23 bifite ikindi gisobanuro ari Uganda yari ikaza kwisubira ari u Rwanda rwo ni mahwi urumva u Burundi burakijijisha ariko ndakubwira intambara mu minsi imbere igiye kuba bagiye kuyapudetinga ku rundi rwego u Burundi nabwo buzasigara bavuga butari ko abandi bicururiza turango dukanuye amaso nk'indagara urumva nabo bazagarukira mu 23 kuko burya Burundi nta mahitamo bafite yandi nukubana n'izinyeshyamba bakabana nyine bakabana n'aba ariko bakabana n'ubundi diplomasi niba mu rukundo bakabana ku nyungu zabo yego ese mu 23 izafata kareme ifata iki igere ku birometero 400 y'umupaka w'u Burundi bukomeze gukeza leta y'Kinshasa ntabwo byakunda buzahindura agapira Afrika y'Epfo nabonye kitangiye guhindura agapira za kure mu 23 iyo wakiriye Kanyuka n'ibihano yakatiwe ukaburanira Kabila uba waje kuri Goma uko byagenda kose ntabwo bukiri Ramaphosa na Tshisekedi zabyama hari ni ikintu kigaragaza bazigenga abantu bazavamo igihugu gikomeye niyo mpamvu ubona ko Neva nawe ashaka kubona byanze akigarika Tshisekedi se Neva buriya by the way nisegure ku bantu bajya bibwira ko ndi umuntu uri anti Neva tuye tunisegura mu bantu ye ntabwo ni anti Neva Neva binakora ni birimo imibare y'ibihugu ntabwo Neva akora amanyanga ruta aya Museveni muri iyi ntambara ya Kongo Museveni ukeza abami babiri urumva niko nabyita mbega ukabona kabana na FC akabana na leta kandi bigakunda muri yo double standard diplomacy yiwe ni muri nicyo cyaraniye Neva yaza kuvuga ati sha abantu begereye ruhwa niba ari ruhwa Kamanyora mujye muhahirana na Cibitoke ariko ahe mu 23 itaragira nka Uvira sibyo sinshaka iki ABCD ntacyo Neva byari ko yamutwaye so noneho turanarebe ngo Neva ubundi yigeze agira ubucuti na Tshisekedi cyangwa ko Tshisekedi amwishyura niba Tshisekedi amwishyura umusirikare uri muri Kongo $5,000 there is no friendship
icyo gihe yaba ari yamitsiye mediocre dukunze kuvuga yego sibyo wajya gufasha umuntu kurwana ukavuga uti dore mana nkohereje igeshi unit zingahe ngaho mukora akazi n'abasirikare bawe hajemo kwishyurwa wenda ugiye kumbwira uti M23 se yabasha kwishyura arenga yo ngayo kuri Neva kugira ngo Neva mu nyungu ze akomeze ariko nta giteka inyungu ari amafaranga abarika nubwo Neva ari yahisemo kuko n'ubundi kuba uyoboye Bujumbura ka capital economique y'igihugu udafite Uvira icyo kivunjanyo yego cyakwemera ubana n'uyoboya Uvira M23 nifata Uvira Neva nko kwezi kumwe amezi abiri azabahinduye ibitekerezo kandi azabwira Tshisekedi ati dore bigo barasabasirikare nk'impene niko nurajya mubwira ngo bacinja nk'impenesha urumva vuga ati rero musaza ubu urabona game yahindutse ibyo ni ibintu biro obvious ntabwo Neva yayoboka umuntu kuri metero 2500 abona bari kuri metero imwe sibyo kuko ari M23 yamukeneye kuko ntizayobora Uvira idafite Bujumbura Bujumbura ntiyaba idafite buriya ni imijyi yacu ya Bukavu na Rusizi kugira ngo umujyi umwe udafite undi biragorana muri covid ubona ko byagoranye niba bakubwira ngo umuntu wigoma udafite access kuri ARV muri Kongo ko ntabwo bagira system itanga imiti igabanya karago gatera sida bose bayifatira Rubavu wenda n'abagire Musanze bashoboka u Rwanda kandi rwa rubizi uribona urumva amagi ya Rwanda niyo acuruzwa igoma amazi ava mu Rwanda kuko ari amazi y'ikiva arimo umunyu mwinshi yego uretse ko bamaze kubona amazi menshi abantu muri Goma n'ejo bavuga ko Goma yose imaze kubona amazi n'amashanyarazi amashanyarazi y'u Rwanda cyane Goma kizimyamoto y'u Rwanda iyo bya izamone kuzina niwe y'Urubavu n'iy'Igoma yego so birakwereka ko iyo symbiosité hagati y'imijyi uko ari ibiri yaba no kuri Bujumbura na Uvira de façon de notre yego so rero hano dukuremo ikintu kimeze nka sheri shusho dushyiremo mico benefit icyo umuntu yungukira ku wundi ntekereza ko rero bizagenda neza kandi Neva azahindukira ikibazo sende difite gikomeye na Neva nyine umushyiramo kandi ni ikibazo gikomeye mu karere k'ibiyaga bigana ikibazo ufata minenegwe ni ikibazo cyuko gusa bafite politike ishingiye ku macakubiri icyo Perezida Kagame ngira ngo yigeze kuvugira mu kimwe mu bitangazamakuru mpuzamahanga primitivity so mu karere nk'aka kabayemo intera hamwe ukakazanamo mbonera kure mu karere nk'aka kabayemo n'indi iteye gutyo ukazanamo CDF iteye gutyo bene aba bantu guhindura mindset biragorana niyo mpamvu ushobora bashobora kwisanga barangiye kandi bari bagifite room yo kwa advancing ubuzima CNDD yatoye politike yandi umurundi ihita ishyira muri tiroye ntiyayisohora bazampakanye muri commentaire ko iyo politike CNDD itayifite nk'iyandi umunyarwanda iri mu Rwanda barayifite barayidobotinze ariko ntibayidevelopinga urumva bahise bayibika kure nk'umuntu ubika ibintu bibishye ukuntu biri amer ariko ntabwo twakwicara ngo duce imanza kuyukana ka atahinduka wena ashobora kuba ndi pessimistic kuri CNDD ariko ari optimistic kuri CNDD yego rero muri optimism yahinduka gusa hano biragorana isobanurira mpuzamahanga hari abakubwira bati kuki mwumva ko Uburundi bugomba kuba gufata role modeling kuri Kongo cyangwa n'ahandi ariko iyo turi kuri ibi ngibi ntabwo tuba tuvuga Uburundi cyangwa tuvuga nk'iki niki tuba tuvuga icyo bita réalité de choses réalité de choses na contexte yo mu Burundi no kuna abavandimwe bavuga ururimi rumwe n'ubazana amoko uraba wakishe rero nkuko na za M23 zitabishyigikiye iyo politique bitari mu Rwanda itari Tanzania itari Uganda abasendede ntago bazashigara arakarwa k'abantu b'amacakubiri baraho ngaho gusa badashobora kubana n'abandi nabo hari kigomba guhinduka byanze bikunze batahinduka bakavaho bakagenda kuko ntabwo ari abantu badashyiguka bakomeje kuba ikintu kimeze nk'igitotsi cyangwa isazi mu mata mu karere k'ibiyaga bigari bayatokora akava mu byose nta n'ibintu binarenze nta gikomeye kirimo nta kigoye kirimo nyine abantu bumva bikaze ngo ntibakora kuri nyamwinshi y'u Burundi ngo no bararangira sibo nyamwinshi ya mbere yabirangiye burya ntabwo ugira nyamwinshi ugira politiki inoze itarimo primitivity sibyo nukuri kose pe ubu Murundi w'umunyarwanda w'umugano ikindi niba uri umukene nk'undi wabo waguru wabo wa West muri abakene niba mufite abakire muri abakire niba mufite imvura yaguye n'icyorezo cyari kirabakumba mwese ntabwo Burundi bwasigara ari bwo buyobowe na systeme iri mu bintu byo muri za 60-70 by'abakoloni abantu babyemera n'abarundi ugabo ntabwo babyemera so mu Burundi agomba kuba impinduka byanze bikunze ikaba ari impinduka ivuye muri introspection y'abantu bakwireba bakihindura
biragoye urumva ariko siko bidashoboka bitagenda gutyo bagahinduka nyine tambie kemari ari imbaraga zakoreshwa zarizo zose bashatse kwikomeza gutyo ubwabyo nyine imbaraga z'isi hari ikintu twita muri maternité hari ikintu bita ibise bibyaza umumama nyine umwana biriya bisuretse ko ari ukuntu abantu babyongera n'inshinge zabigenewe urumva yego amawestosine n'imiti yabigenewe ariko kubiri naturere n'ubundi ibyo bise bifasha umumama kubyara umwana nubwo waba hari nubwo waba udahari ibindi bikaba kumufasha parce que dans la maternité on dirige l'accouchement ntabwo tubyaza tuyobora inzira yo kubyaza no gufasha umuntu kubyara kereke bibaye ibyo bita nyine inda igoye gutwita dystocique n'iki byose bakakubaga n'iki ndabona avuga muri accouchement normal isanzwe rero mu Burundi hashobora no kuba icyo twakwita accouchement normal de nouveau pouvoir simbize de nouveau régime abantu bakumva ko iteka hagomba surgery bakumva ko hagomba shirije sibyo yego kubera ko ibyo bintu biri obvious umwana agomba kuvuka agomba kuba ubundi bugomba kubaho neza bagatera imbere mu buryo butarimo primitivity buri civilized bujijutse buteye imbere hamwe umuntu yumva yishimiye ko avuga ururimi rumwe n'undi atagombye translation sibyo ubu mututsi umuhutu w'umuti sibyo umwe wavuze ati jya umwana wa mutwabe n'ibi bimwe byose ngo yitabye Imana kudashira urumva en fait mu Burundi ibyo ngibyo nkubwira byanakwikora so ntago nzi ko abantu babyumva byanakwikora abarundi babikora nkuko navuze umwana yivukira ubwe abandi bakamufasha iki si yakora gusa le monde qui reste là-bas ni nk'iyo direction y'umuntu uhagaze gutya n'umubyaza abwira umubyeyi ngihangane ngo kwitwara gute umwana atabura umwuka kuri kubise n'umugore so abarundi buzajya kubise bw'ubutegetsi bwiza urumva buzamwitugatugamo kandi buzamushyira hasi nta kintu serede yabikoraho biri spontaneous by default nta kintu bazabikoraho badahindutse gusa elema yo guhinduka ntabwo nkivuga cyane kuko ntawe uhatira umuntu guhinduka atabishaka bazahinduka cyangwa bazabireke ntabwo bakomeza kubihwa mu rukweto muri aka karere muri ubwo buryo hakusandura ujya wibaza ubu ngubu wicaye kuri Tanganyika batashyizeho igufuri ry'amagare urimo wikorera ikiganiro noneho iba ari wamukubito akavuga ati utanzakorera mu Kinigi ndeba Sabyinyo mu bitugu aka karere mujya mwibaza kateye kabayeho muri ubwo buryo ariko abantu barahunga baje bagize kabushunga mu karere ngo nta kintu bashobora kubakoraho they have to go out y'amafuti bakagenda bakava ku butegetsi bikikora abandi bagasigaye bireba gutya nk'ababidirije sibyo kandi bizaba byanze bikuze izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.